nanone Yesu ashimwe. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana kandi mbifurije amahoro atabonerwa ahandi hose ahubwo abonerwa muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nanone tugarutse imbere yanyu, ni Theogene mwene so muri Kristo Yesu. Nongeye kugira umugisha wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo riri kutuyobora muri uyu murongo wo kuganira riri mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 32, umurongo wa 7. Ndongera musome nk'ijambo rizatuyobora mu nyigisho no muri Matayo ibice 28 umurongo wa 5. Reka duhererera aho mvuze: nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta bari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu nidutabara kandi je kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Matayo 28 umurongo wa 5. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Rero Imana ibahe umugisha. Nanone twongeye kugira uyu mugisha. Ejo hashize twari twavuze kuri aya magambo, tuvuga cyane kuri iri jambo rivuga ngo kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Buriya hari ibintu Yesu akizeho. Hari abantu bajya bageneraliza cyangwa bakora ubushakashatsi bakavuga nk'ibintu igihugu gikizeho, ukumva wenda hari nk'igihugu bavuze bakavuga bati iki gihugu gikize ku mabuye y'agaciro. Ubwo iyo bavuze ngo gikize ku mabuye y'agaciro baba bakigereranyije n'undi mutungo kamere wenda ibindi bihugu bifite. Urumva ni ibintu by'abashakashatsi. Cyangwa bakavuga bati gikize kuri peteroli. Rero ndagira ngo nanjye mbabwire ko Yesu hari ibintu akizeho bitaba handi, kandi ibintu Yesu akizeho icyambere ni ihumure. Yesu akize ku ihumure, akize ku ihumure. Ihumure Yesu afite nta handi warikura. Kuko Paulo yandikiye abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 1 umurongo wa 3, arababwira ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ariyo na se kandi ariyo data wa twese. Arababwira ngo ni Imana nyiri humure ryose. Iyo bavuze ngo ni Imana nyiri humure ryose, Yesu agira ihumure ry'abanyabyaha. Ibyaha byose wakoze Yesu yaguhumuriza kandi akabigukiza akanakubabarira umwemereye. Yesu agira ihumure ry'imfubyi, agira ihumure ry'abapfakazi, agira ihumure ry'abakomeretse, agira ihumure ry'abantu batawe. Yesu agira ihumure ry'impunzi, agira ihumure ry'abasuhuke. Yesu agira ihumure. Rero Paulo arababwira ngo aduhumuririza no mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo, ngo tubahumuririshije ihumure twahawe n'Imana. Mu yandi magambo, Yesu aduhumuriza ibintu bitaremera. Ukirwaye, ukibabaye, Yesu araguhumuriza. Wakira ihumure ry'Imana muri iri jambo. Rero ijambo turi kuganiraho ni rivuga ngo kuba mushaka hari uguhumurizwa. Hanyuma muri aya magambo tuzavuga uburyo nibidukundira bitewe n'igihe tuzaba dufite, dushobora kuvuga uburyo 10 bwo gushaka Yesu. Uburyo 10 bwo gushaka Yesu. Uburyo bwa mbere bwo kumushaka, haleluya, uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu ari nabwo ngiye guheraho, ni ukumushaka uzindutse. Aricyo aba bagore bakoze, gushaka Yesu uzindutse. Ibintu by'Imana n'umurimo w'Imana bikwiye kukuzindura cyane. Niba umuntu azinduka akabyuka ijoro agiye kwiga kugira ngo azabone resultat, azabona amanota meza, atazatsindwa mu kizami. Niba umuntu azinduka akajya gushaka amafaranga akabyuka saa 11 akarara ijoro,
ari amafaranga ashaka. Niba umuntu azinduka akajya gusura abantu cyangwa akagira ibindi bikorwa byo mu isakora, kuki umuntu adashobora kuzinduka agiye kureba Yesu? Kuzinduka, wenda iri jambo kuri definisa cyangwa wenda kuriho ubusobanuro burambuye bishobora kutaba byinshi cyane, ariko mu buryo bwumvikana, kuzinduka ni ugukoresha umwete, ni ugukoresha umwete mu byo ukora, ni ugukoresha umwete mu byo ukora, kandi ugakoresha umwanya wawe. Usanga ibintu by'Imana muri iyi minsi, umurimo w'Imana, gusenga n'ibindi, abantu bashaka kubiha umwanya basaguye. Gahunda zawe umaze kuzikora zose uzishyize ku murongo, Imana ukayishyira inyuma, ariko ni amakosa, ntabwo ari byo. Imana ikwiriye kuza imbere, Yesu akwiriye kuza imbere, umurimo w'Imana ukwiriye kuza imbere, gusenga bikwiriye kuza imbere, gusoma ijambo ry'Imana bikwiye kuza imbere. Aba bagore baraye ijoro baravuga bati umwami wacu baramwishe, baramushyingura, ariko dukwiye gushaka ibihumura neza, tugashaka parufe, tukazinduka abandi bantu bakiryamye, abandi bantu bagihuze, bakirangaye, bari mu gahuge. Abangaba baravuga bati twebwe turabyuka. Babyuka mu rubungabungo ku wa mbere w'iminsi 7 hatarabona, bajya gushaka Yesu. Yesu rero kuko nawe yari azi ikibagenza, ndashima Imana muri aya magambo. Buri Imana izi ikintu kigenza abantu, izi ikikugenza muri korari ubarizwamo, izi ikikugenza mu rusengero, izi ikikugenza muri poste cyangwa mu mwanya wose ufite mu murimo w'Imana. Yesu azi ikigenza abantu. Uzi ko marayika yabonye aba bagore akababwira ngo mwebweho mwitinya, nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ikibagenza ndakizi ni Yesu bazanye. Ariko abasirikare kuko batari bazanywe no gushaka Yesu, ahubwo bari bazanywe no kumurinda kugira ngo atazazuka, bo bikubise hasi bagwa igihumure, isoni zirabakora, kandi imbaraga zari zamanutse zibirindura igitare. Nababwiye ngo ni ibintu bitatu byakozwe kugira ngo Yesu atazazuka. Yesu bamurindishije abasirikare bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo Yesu bamurindishije abanyerondo, abantu bafite inkoni, oya, nta nubwo bamurindishije abantu bo mu rwego rwo hasi bari aho ngaho. Bakoze inama, batoranya abasirikare babyigishijwe, bamwe barinda umukuru w'igihugu, bamwe barinda umukuru w'igihugu, special force, basirikare bo ku rwego rwo hejuru, babarindisha imva. Icyo kirarangira, bashaka kore, ubushishi, ndibwira ari kore bafatanyisha ibintu bigafatana. Barangije bashaka n'igitare kiremereye cyarengaga toni 2.5 kuzamura hejuru. Byose barabikora kugira ngo Yesu atazuka. Ariko ku wa mbere w'iminsi 7 haba operasiyo ikomeye cyane. Noneho aba bagore rero ngo bakihagera basanga iyo operasiyo yabaye, abasirikare baguye igihumure, igitare cyabirindutse, Yesu yazutse. Marayika arababwira ati mwikibagenza ndakizi, muhumure. Arabakomeza, abasubizamo imbaraga. Rero uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu ni ukumushaka uzindutse. Uracyazinduka mu bintu bya Yesu cyangwa umuha umwanya usagutse? Umuha umwanya usagutse cyangwa uracyazinduka? Birakwiye ngo Yesu ntabwo agusaba umwanya wawe wose. Mu masaha 28 agize ijoro aragusabamo amasaha 2. Mu masaha 12 agize umunsi aragusabamo amasaha 2. Mu cyumweru ashobora kugusabamo iminsi 2. Kandi Yesu dukwiye kumushaka kubwo kumukunda, atari ukumushakira serivisi dushaka akakemura. Abantu benshi bari gushaka Yesu, bari kumukurikira ari ukugira ngo abakemurire serivisi, ariko yazikemura bakaba icyo bapfanaga nabo kirarangiye. Ariko aba badamu barazindutse, barazinduka, ntibaryama, barara badasinziriye. Mama, ndakwifuriza gushaka Yesu uzindutse. Mwene data muri Kristo Yesu, nshuti y'umusaraba, ndakwifuriza gushaka Yesu uzindutse butaraca. Niba wishaka gukora ibintu byawe byose ngo bishyire ku ruhande, hanyuma ngo iby'Imana bishyire ku munota wanyu, kuko mbere na mbere Imana. Niyo mpamvu Yakobo yaranditse mu gice cya 5 umurongo wa 16 avuga kuri Eliya,
avuga ko Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko asoza avuga ngo muri ayo magambo aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko iyo asenganye umwete ibintu Yesu uzamubonaho rezilita, uzabona rezilita mu bintu bye, ariko ushyire n'imbaraga, ushyire umutima we, ushyire umutima wawe kuri Yesu, ushyire umutima wawe mu murimo w'Imana. Ariko nkwifurije gushaka Yesu uzindutse. Uburyo bwa mbere rero bwo gushaka Yesu ni ukumushaka uzindutse, kandi hari aderesi nyinshi Yesu yashyizeho abonekeramo. Aderesi ya mbere ni ukumwizera. Ushobora kumbaza ati se kwizera Yesu nabyo birasaba kuzinduka? Oya, birasaba kumwizera, ariko muri uko kumwizera ni ibintu bihura. Ni ukumwizera hanyuma ukanasenga, ukanamukunda, hanyuma ibyo bintu nubihuza uzaba uri mu nzira nziza yo gushaka Yesu. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Navuga ngo uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu ni ukumushaka uzindutse, nk'uko aba bagore babigenje, abandi bantu bakiryamye, abandi bantu bagihuze, abandi bantu bakiri muri gahunda zabo, wowe ukava mu bantu, ukava no mu bintu kubwo gushaka Yesu. Uburyo bwa mbere bwo gushaka Yesu rero ni ukumushaka uzindutse. Ariko ijambo turiho ni ijambo rivuga ngo kubashaka Yesu hari uguhumurizwa. Niba ukeneye ihumure, ndagira ngo nkubwire ngo ihumure utabonye ahandi hantu hose. Hari umugabo ushaka kukurangira urikizeho, ufite uwo mutungo wo guhumuriza abantu, ni Kristo Yesu, umwana w'Imana. Yahumuriza umutima wawe. Niba warabuze amahoro kubera gukora ibyaha, niba warabuze amahoro kubera ibibazo, niba warabuze amahoro mu rugo rwawe, ukayabura mu kazi, ukayabura iwawe, ukayabura mu bana, ukayabura ahantu hose, ukaba nta mahoro ufite, nkubwire ko ufite igisubizo cyawe ari Yesu. Kandi Yesu, ihumure rya mbere ni amagambo akoresha. Yesu ndagira ngo mbabwire ngo nta magambo yo guca intege abantu agira. Magambo yo kukubwira ko uzatsindwa, amagambo yo kukubwira ko uzasenya urugo, amagambo yo kukubwira ko uzahomba isoni zizagukora, amagambo yo kukubwira ko uzamwara, ayo ntayaba mu kanwa ka Yesu. Ahubwo Yesu aba afite amagambo y'ihumure akubwira ngo uzatsinda, uzabishobora, bizarangira, kandi nibyo bituma iminsi ishira. Ihumure rya Yesu ridutwaza iminsi. Buriya hari igihe umuntu aca mu mwaka ukamubera mubi cyangwa mu myaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu agenda avuga bituma imyaka mibi irangira igashira tutazi uko ishize. Hari amajoro mabi ducamo ku buryo ijoro ringana n'ukwezi cyangwa icyumweru kikangana n'umwaka, ariko ibyumweru bibi, amajoro mabi, amasaha mabi, uko Yesu agenda avuga mu ijambo rye bigenda biduhumuriza, tukava mu majoro mabi tukajya mu meza, tukava mu myaka mibi tukinjira mu myiza. Yesu agenda dutwaza ibihe kubw'ijambo rye. Yesu aguhumurize, kandi ijambo rye rivuguruze andi majwi yose wumvise. Iryakubwiye ngo urapfuye, iryakubwiye ngo ntuzabaho, iryakubwiye ngo uzakorwa n'isoni, Yesu azana ijambo rivuguruza ibindi wumvise bitari byo. Reka dusenge. Urakoze Mwami wacu Yesu, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Tubonye ko uburyo bwa mbere bwo kugushaka kugira ngo twakire ihumure ni ukugushaka umuntu azindutse, ni ukugushaka umuntu azindutse, kandi wavuze ko abantu bose bagushakana umwete bazakubona. Reka uyu mukobwa uzumvira ijambo yongera agira imbaraga zo kugushaka, kandi agushaka gushyize imbere mu bindi bintu byose. Uyu mugabo, uyu mubyeyi, uyu musore uzagira umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, azagira imbaraga zo kugushaka azindutse, apana gukora ibindi bintu byose, hanyuma umuntu akagushyira ku mwanya w'imbere. Uri umwami ukomeye, uri umwami mwiza, uri umwami w'umunyembaraga. Niyo mpamvu ukwiye kuza imbere, kuko urahenze, uri mwiza kuruta ibindi bintu byose abantu batunze. Reka tugire umwete wo kugushaka, tugire umwete wo kugukunda, tugire umwete wo kukwizera, tugire umwete wo kugukorera,
kuko aba bagore babaye intwari, basiga abagabo baryamye, basiga n'abandi bantu benshi baryamye, baza butaracya bigomwa ibitotsi, iby'umubiri wabasabaga barabyanga, baza kugushaka kandi bagushatse warabiyeretse barakubona, urababwira ngo mwitinya kuko mushaka Yesu wabambwe. Uwari wararetse kugushaka umuhumurize, ariko umugarure mu nzira yo kugushaka. Uwari uri kugushaka yongera humurike, kuko uri Imana imenya ikintu kigenza abantu. Ndagushimye kuko ari we humure ry'abantu bawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kuko mu ijambo ryawe naho hari humure. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu, amen.